ibijyanye n'uko ubwenge bukorano cyangwa se artificial intelligence mu ndimi z'amahanga bigenda bifata indi ntera ugereranije n'uko isi ya kera mu myaka twatambutsemo byagiye bigenda bikorwa. Muri iki gihe turimo ubona ko imishinga myinshi iri seriye cyangwa se twavuga ngo ni projet ziremereye z'abanyamafaranga zikora bya bintu uvuga uti biratandukanye, zigenda zirushaho kwibonamo gukorana na AI robot zishobora kwigira cyangwa se gukora nk'iby'umuntu yakagombye gukora, ariko zo zikihutisha umuvuduko ndetse n'ubudasa kuri icyo gikorwa. Ni ukuvuga ngo KYC umuntu ashobora kukugeraho yananiwe, wenda yiri wakora validation ku bantu benshi, akugezeho igihe cyamufashe arebye ibyangombwa mu by'ukuri atabirebye, ari ukugira ngo iyo task irangize n'abakongere mu bantu yakoreye. Ibyo rero bishobora gutuma ibyangombwa byawe bidasuzumwa neza, bigatuma ushobora kujya mu kijyanye na tentative cyangwa se kwigwaho kuri konti yawe ko itameze neza. Tugiye kubishingiraho ikiganiro cya none, nkubwira ndetse wari ubizi ko isi iri kwinjira mu kijyanye na AI bots zishobora kugira uruhare runini mu bijyanye na Pi project n'ibikorwa byinshi tugenda dukora, mu gihe izindi blockchain zigenda zibanda ku muvuduko. Muri Pi network yo igenda ikemura ibibazo bikomeye cyane kurusha ibindi byose. Icyo ukwiye kumenya nuko buri muntu uri kuri internet afite ibikorwa agenda akora bifite aho bihuriye n'ubwenge bukorano bwa AI. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official, ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Nguhaye ikaze. Ikibazo gikomeye cyane ni ikijyanye na artificial intelligence. Ubu ngubu isi yuzuyemo ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere ni AI bot. Umuntu w'umucuruzi cyangwa se w'umuganga afite AI ishobora kumufasha kumuha amakuru y'ibyabereye wenda mu Buhinde cyangwa se n'ikindi gihugu kugira ngo abyirefereho akora iby'iwabo kugira ngo abashe gutanga service inoze. Kandi ibindi birimo nuko amakuru y'umuntu atakibitswe mu buryo bwizewe 100% buri secure ugereranije nuko mbere byari bimeze. Amacounti asa neza nk'aya abantu bakoze bigoranye gutoranya y'ukuri, nabyo biri mu bintu byibanze kuri internet. Ibi bivuze iki? Mu gihe kiri imbere internet ishobora kuzura abantu batari abantu nyakuri, cyangwa se ushobora kuzajya ufite abantu bakureba cyangwa se bagukurikira, ariko abantu nyabo wenda ari 10%, 90% ari ubwenge bukorano, kubera ko biba bishoboka ko yanatera comment kandi ari robot cyangwa se ari AI. Urugero ushobora gufatiraho urugero kuri ibingibi twari tuvuze ni kijyanye na fake account ku mbuga nkoranyambaga. Wenda dushobora kuvuga ko umuntu ashobora kuza nko kuri X agakora fake account mu mazina y'undi muntu, ariko mu by'ukuri ni robot cyangwa se n'ubwenge bukorano nyine ari gukoresha. Ntago ari wa muntu w'umwimerere, ntabwo comment aza kuza gutera cyangwa se ikibazo uri bumubaze ntago ari uri bugusubize. Muraza kuza kubirebera kuri aya ma exchange nka OKX, Binance n'ibindi bigo bikomeye no mu Rwanda abenshi barabifite. Nka bank ngiye nkoresha nka Equity Bank ifite robot ishobora kugusubiza amasaha 28 kuri 28. Niba hari ikibazo ugize, assistant wabo ntago ari uri buze kuba yicaye kuri machine ngahita gusubiza, ahubwo AI ishobora kugufasha mu kwegeranya amakuru, hanyuma waba ukeneye agent assistant akaba ari bwo bamuzana, ariko wabanje kuvugana na AI. Ibyo rero tubifatira mu kijyanye na fake account ku mbuga nkoranyambaga bishobora kwiyongera, bishobora guturukaho fake trader, fake vault, fake buyer n'ibindi byinshi bitandukanye. Isigiye kugera ahantu habi aho abantu nyakuri bagenda basimbuzwa robot cyangwa se ubwenge bukorano. Pi network rero niho yubakiye ikijyanye na verified human array. Aha niho Pi network ije gukemurira ikibazo gikomeye cyane twari turimo tugarukaho hejuru. Pi iri kubaka ikintu cyitwa verified human array, bisobanura kwemeza ko uri umuntu ariko ukanatanga amakuru yose yawe bwite kugira ngo bemere ko uri umuntu, utiriwe werekana ID cyangwa se
ibyangombwa by'igihugu ku bantu bose. Mu busanzwe guhakana nyine ko wenda tuvuge ngo barakubajije ngo nationality yawe ni iyihe, ubereka nyine nationality yawe bakavuga bati byanze bikunze ni iyi ngiyi. Pi rero iri kubaka ibijyanye na verified human rights ishobora gutuma ukora nyine iyo validation ariko udasabwe irangamuntu. Ibi ngibi rero byitwa privacy human verification, nicyo kizafasha mu gukora cyangwa se no kwinjira mu isi ya Web3. Web3 ni ahantu haba hari ubwisanzure navuga ngo bukabije, aho ibintu byawe bufiteho uburenganzira 100% mu application menshi dukoresha, by'umwihariko n'iyi ngiyi turi kuvuganiraho ya YouTube iri muri Web2. Kubera ko ngiye ikiganiro iyo ngikoze nkagishyiraho ntabwo mba ngifiteho uburenganzira 100%. Okay, nemerewe kugisiba, nemerewe gukora ibindi bintu ibyo ari byo byose, ariko noneho kigenzurwa na nyiri YouTube. Kuri Web3 rero ntago ariko bimeze. Ibintu byawe bari ibyawe, ntabwo ugenerwa ama pourcentage, ni wowe ubona income 100%, nicyo bisobanura. Aha rero iyo batari bagenzura nimba uri umuntu wifashishije verified human rights, urumva neza ko kuri Web3 byagorana. Niba buri muntu afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka kuri Web3, ibijyanye na privacy human verification bitakozwe neza byaza kugorana muri Web3, kubera ko murabyumva ko n'isi idafite umuntu n'umwe iheza. Ibijyanye na AI nabyo cyangwa se ubwenge buhangano, mwabonye ko aba developer bagiye bubaka ama application atandukanye ashobora kuzadufasha mu bikorwa byinshi bitandukanye. Ibijyanye na online payment, iki cyo sinzi ko tutanagicaho akarongo. Mukunda kubona ama online shopping akorera nyine ku mbuga nkoranyambaga, kiriya gihe umuntu akodaringa wenda arashaka urukweto cyangwa se n'umwenda ashimye, agahita ashaka nyine kuwishyura. Yawishyura umucuruzi ntamugezeho ibyo yishyuye kandi amafaranga yamaze kugenda, cyangwa se abantu bahahira online bakaza kuza kugura cya kintu bakishyura n'amafaranga n'igicuruzwa bishyuye bakakigezwaho, ariko agahita akoresha trick yo guhamagara ibigo bikora validation nka MTN ati nayobeje amafaranga, MTN ikayahagarika kandi ikintu wishyuye cyakugezeho. Ibi ngibi Pi rero igihe zabitangiye gukoreshwa mu buzima busanzwe binyuze muri privacy human verification, ntabwo bizaba, kubera ko uzaba wamaze gutanga we wanyawe ndetse mwemeranijwe ko n'ibintu byageze ku wabyishyuye. Ibijyanye rero na digital identity bigomba kuba biri gukoreshwa muri iyi system. Murabizi ko bisa naho ari ibiri gukorwa hirya no hino ku isi. Nko mu Rwanda tubimazemo igihe bijyanye na digital identity cyangwa se irangamuntu y'ikoranabuhanga igomba kwifashishwa muri ibi bintu. Kuba ari irangamuntu ikoranabuhanga igiye kuba yakoreshwa mu bijyanye na privacy human verification mu gihe hari service uri gushaka online, ntabwo bigoye, ntabwo bisaba ko bareba nyine irangamuntu yawe. Ushobora gukoresha amaso bakamenya ko ari wowe, bafata ibiganza, intoki z'ibiganza nyine ukavuga uti gikumwe, bakamenya ko ari wowe, n'ibindi bice byinshi bitandukanye. Abashinze Pi rero bagiye kuba bakora inama Miami nkuko amatangazo yagiye agarukwaho, ni naho benshi bagiye bashingira bavuga bati Dr. Nicholas Kokaris ndetse na Dr. Sheng Diao Fanny bazaba bafite inama ikomeye cyane Miami yiswe Consensus 2026, aho izabera nyine ni Miami kuva mu kwezi kwa gatanu ku itariki 6. Bazasobanura uko Web3 na AI byahuzwa mu buzima busanzwe. Ibi ngibi birahuza neza n'ikiganiro twari turiho mu kanya, basobanura nyine ukuntu ubwenge bukorano bushobora kuba bwakihuza n'isi ya Web3 hanyuma nibize kuza kubangamirana. Ubwo ku itariki ya 7 rero uko wagaragaza ko uri umuntu utabanje kugira amakuru yawe bwite usohora gahereza umuntu atagenewe, nabyo biri mu byo bazasobanura mu nama nyine zabihuje abahanga ku isi, cyangwa se benshi nyine mu basobanukiwe ibijyanye na blockchain. Ibi ngibi kandi byatugejeje ku ntambwe ya protocol 23 engine y'ubukungu bwa Pi. Mu kwezi kwa gatanu hazaza ama update atandukanye, ariko iyo turi kwishimira ni protocol 23 smart contract. Ibi ngibi bizafasha mu gukora apps kuri Pi n'ubundi zisanzwe zikora, gukoreraho business kuri Pi ndetse no gukora service nyazo. Iyi ngiyi rero izaba engine y'ubukungu cyangwa se station
iyi smart contract nitangira gukora neza nibwo Pi ecosystem izatangira gukora ku rwego runini ikaba mpuzamahanga. Abenshi rero ntago bari kubona ko Pi igenda yiyubaka mu bijyanye n'ibikorwa igenda ikora, ariko Pi ntabwo ari coin isanzwe ahubwo yubaka ibyitwa infrastructure ndetse na digital identity. Ibasha kuba yayikoresha nyine ama KYC ya Pi ubona ko agenda atandukanye ugereranije n'izindi KYC, kandi hakazaho n'icyitwa human trust system. Mu gihe cya artificial intelligence abantu nyabo bagomba kuba bagira agaciro ugereranije nuko izindi services zigenda zitangwa. Ibi byose rero twari turimo tugarukaho nibyerekeye Pi project. Ndagushimiye we twabanye muri iki kiganiro, wakoze cyane kudutega amatwi. Reka tubane mu bindi biganiro turushaho kugutegurira. Narasoza nakubaza nti se wowe ubona ibijyanye n'ubu bwenge bukorano ni irangamuntu koranabuhanga n'ibyo Pi igenda yubaka, uri mu bantu babihuza bakavuga bati iyi projet bijyanze bikunze haba hari ibihugu bikomeye nka United States of America biyifitemo akaboko? Nibivugwa ni nako nsoje. Reka dukomeze twiganirire muri comment. Wakoze cyane kutwumva, Imana ikurinde.